mukubeshera Imana musenge kuko ni mudasenga akaga karaje imvura ibaye nyinshi abantu bakora ibyaha bikagera no ku bantu b'Imana bazi gusenga neza none iyi nzara ntiri kutugeraho natwe kandi turi gusenga yarayimbwira ngo mbwira abanyarwanda irambwira ngo abanyarwanda aho muri mwese musengera igihugu cy'u Rwanda Imana yabashize ku munzani yabashize ku gipimo Imana yarayimbwiye ngo basengaga rimwe asenge kabiri yarayimbwiye ngo mbabwira ngo ubwoba nibushire musenge mugumye ku gicaniro oya musenge mukizwe kubera yuko izo nda zanyu Imana ije kuzinyuraguramo miliyoni 2 ukatangira ugasohokera igisenyi ukajya ku mazi ku mucanga ukajya kwivuruguta reka mbabwire mwebwe muri ibyo bihugu mbwira n'umuyobozi uyoboye ico gihugu cya Amerika kamara ku umutekano urebe ko benshi batagiye kugaruka iyo bagiye baraturuka Amahoro y'Imana bene data abakunzi b'Amakuru y'Ijuru TV aho muri hose abari mu Rwanda abari mu bindi bihugu ari kuri uyu mugabane wa Afrika abari ku yindi migabane Amerika Australia Iburayi mwese turabashuhuje amahoro y'Imana bane namwe ngiye mwumva kuri mikoro ni Munyarubuga Vedaste ariko imbere dufite umushyitsi ariko ntabwo akiri umushyitsi no musangwa abeshi muramuzi hano ku Makuru y'Ijuru TV nkuko rero mubizi nta kindi kitugeza hano kuri mikoro cyangwa se kuri kamera ni ukuvuga iby'Imana iba yaduhaye ntabwo rero bisanzwe hari amakuru mashya n'ubundi tugiye kumva mu matwi yacu kandi ayo ni amakuru y'ijuru ni amakuru ijuru riba ryaduhaye natwe tukayageza ku bantu b'Imana ariko mbere yuko tugira ibyo tuvuga turabanza dusenga Imana twiragiza Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri iyi gahunda Mana yacu turagushimye mu izina rya Yesu tugushimiye yuko waturinze wabanye natwe mu minsi yose itambutse uyu mwanya Mana turagushimira yuko imbabazi zawe zabanye natwe tukaba tugihumeka uyu mwuka w'abazima hari benshi bapfuye hari abandi bari mu bitaro hari abari muri gereza hari abaryamye mu ngo Mana hari abandi bari mu ntambara bari mu mashyamba bari kwirukanka Mana we iyi si ntabwo byoroshye iyi si buza amahoro kandi mwami Imana nta wundi watanga amahoro mu isi uretse wowe uyu mwanya rero tugushimiye yuko twebwe turi kuryama bigakunda tukagenda bikemera tukavuga bikemera Uwiteka ubishimirwe kandi ubererwe icyubahiro uyu mwanya rero dusengeye gahunda y'ubutumwa bugiye gutambuka dusengeye gahunda y'iki kiganiro kugira ngo Uwiteka ubane natwe kandi wigaragaze muri byose ineze yawe abariyo itugaragaraho kandi abazakurikira iki kiganiro mwami bakumva ibivugirwa muri cyo ndasenze kugira ngo imitima yabo izakire kandi bazakire agakiza ari abagiye kure yawe bazagaruke ari abaguye bazabyuke abanyantege nke bazasubizwe mu imbaraga dusengeye mushiki wacu ugiye kuvugira kuri kamera umubashishe byose kandi umurinde kugira ibyo yasiga cyangwa yakongera ahubwo avuga ibyawe neza niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu amen kozi w'Imana amakuru ni meza turashima Imana urakomeye ndakomeye muri iyi minsi abantu benshi cyane bari kuvuza induru wowe ntabwo uri kuvuza induru umuririmbyi ni waririmbye ngo mu rugendo ntawe bimenya byose uko byagenda kose ntabwo wareka kuvuza induru uri kureba ikiro c'ibirayi kiri kugura 800 ikiro c'ibirayi cagura 800 udafite ahantu ukora wakoreraga n'isose y'isi ukajya kugura ikiro c'ibirayi none kigera kuri 800 wabuzwa n'iki kuvuza induru wari uri kumbwira ngo iwabo umuhinzi ahingira inote y'igihumbi ubwo niba ikiro cyagura 800 umuhinzi ari gukorera inote y'igihumbi ubwo bishatse kuvuga ngo no kwirigura guhingira ikiro kimwe cy'ibirayi
cyane. ubwo bivuze ngo ntago byoroshye rero. Ntago byoroshye, ikiriho ni ugusenga Imana, kuko abantu nibadasenga nibatava mu byo barimo. Iconze cyo nuko Imana yajije, kandi Imana yajije nta mikino ifite. Iconze cyo nuko Imana yaje, abantu bashaka basenga Imana. Nutazi gusenga kiga gusenga, kuko ni abantu nibatiga gusenga. Abantu baracibereye muri mama nararaye, baracibereye abantu baracibereye mu kavuyo. Ntago abantu bashaka gukanguka. Imana yarayimbwiye ngo mbwira abantu ngo bakanguke, babe maso, babyuke bakanguke, basenge, begera Imana, kuko nibategera Imana, Imana yaje. Imana yaje. Hariho igihe abahanuzi mwagiye muhanura ibintu bakabapinga, ndabizi nawe mu babihanuye bakunze guhanura uvuga ngo inzara. Abahanuzi benshi barabihanuye ariko bakabatera amabuye. Yego. Ariko uyu mwanya n'umupagani ari kuvuga ati rwose Imana iturengere. Imana iturengere. Oya, abantu biga gusenga, basengera mu kuri no mu mwuka. Nahoze mpora mbibabwira. Abantu narababwiye. Nukuri abantu narababwiye banga kumva. Abantu bashaka bakumva bakegera Imana bagasenga, kubera yuko ibigiye gutuma basenga birahari. Nababandi wabonaga bari gutogota, bari kuvuga indimi nyinshi cyane zikumvikana. Umuntu agatinda mu ndimi aho kugira ngo avuge ibyo Imana ishaka, ako agatinda mu ndimi z'ibipiritano. Abantu begera Imana, muve mu kajagari, muve mu gakungu, muve mu kubeshera Imana, musenge, kuko ni mudasenga akaga karaje. Imvura ibaye nyinshi, imvura ibaye nyinshi cyane. Abantu musenge, mwegera Imana, mukizwe ku gato no ku kanini. Ariko buriya nuri kureba abantu, hari abantu baje bakinira muri iki kibuga, bikorera ibyo bishakiye, bakora ibyo Imana idashaka. Abahanuzi barasambana, abapasiteri barasambana, abadiyakoni bararoga, bakora ibyo bishakiye, ntibakora ibyo Imana ishaka. Ariyo mpamvu Imana yazanye uburakari, yazanye uburakari ikavuga ati ngumva ndaje nje kubiyereka. Nubwo ikiro cy'umuceri kiri kugura 2,500. Wuzuraga umwuka wariye, wuzuraga umwuka w'ibiryo, wuzuraga umwuka wariye wabesha bakaguha amafaranga, warangiza ukarya ukuzuza inda, warangiza ukicara kuri kamera ukavuga indimi nyinshi cyane. Uzongera uzivuge. Ikiro cy'ibirayi cyabaye 800. Uzongera kuzura umwuka. Imana iri kuvuga ngo nimushake muve mu byo murimo, mukizwe ku gato no ku kanini, musengera mu kuri no mu mwuka. Mureka gutinza abana b'Imana mu butayu, muradutereje. Abantu bakora ibyaha bikagera no ku bantu b'Imana baje gusenga neza. None iyi nzara ntiri kutugeraho natwe kandi turi gusenga. Ndi kugira ngo ubwo ntabwo yagera ku bantu basenga. Iri kubagera. None se wakwirirwa mu shambo uri gusengera abantu, nta kazi ufite, ntawe uri kwinjiza, nta muntu waguhangira ka, inzara ikananirwa kukugeraho. Barajya babishima hejuru rero bavuga bati none ko ari mwe mwabihanuye none bikaba bisohoye. Oya, iconze cyo nuko Imana ni data wa twese, ni rurangiza rwa burundu, ni Imana yihagije. Izakora imirimo n'ibitangaza bayo, ntagize igera ibatererana. Uzajya kubona ugiye kubura rubona umuntu, ubone wawe kurugira komanze, ubona agafuka k'umuceri karinji utazi aho gaturutse. Imana ishimwe. Abana b'Imana mwigira ubwoba, mugumye musengera mu kuri no mu mwuka, timugendere mu kivunge. Abantu benshi bari kugendera mu kivunge. Ntabwo abantu bashaka gusenga. Abantu benshi bari kugendera mu kivunge. Umva, mwebwe muri gusengera mu kuri no mu mwuka, muri gusenga Imana, mugumye muyigume, ntago Imana izigera ibatererana na gato. Kubera yuko iyi nzara yaje ije gupima abanyamasengesho, ije gupima abantu bari gusengera mu kuri no mu mwuka. Mwihangane musenge. Nunabura icyo kuryishusha amazi unywe. Imana ishoboye byose, ni data wa twese, ntabwo izigera itererana abantu bayo. Yarayimbwira ngo mbwira Abanyarwanda
irambwira ngo abanyarwanda aho muri mwese musenge, musengere igihugu cy'u Rwanda, musengere ibihugu byo hanze, kubera yuko imvura iraguye ibaye nyinshi mu abantu musenge muve mu kajagari. Babana mwakoraga ingendo za hato na hato muzongera muzikore. Kuva Musanze ugera Kigali ni 5,000, kuva Musanze ugera Gisenyi ni 2,500. Mwakoraga ingendo zitagira 12, bamwe makitumirizwa ngo bagiye mu vuga butumwa, bagiye kwirirwa bari kubesha. Muzongera mujye kubesha. Shukoza bafite imbaraga babandi bariye bamaze kubona amafaranga abadesipora abahanuzi bariye, bo baraca bafite bazanajya gutubura. Ariko namwe musengerwa mube maso, murebe umuhanuzi uri kugusengera wariwe. Umuhanuzi uzajya urakubaza amafaranga ngo kugira ngo ajye kugusengera, ujura yamwimushura avuga ati ngo nta mwuka w'Imana afite. Umuntu uyoborwa n'umwuka w'Imana ntabwo aca amafaranga. Abantu musenge. Imana yabashize ku munzani, yabashize ku gipimo. Imana yarayibwiye ngo wasengaga rimwe asenge kabiri, wasengaga kabiri asenge gatatu, wasengaga kane asenge gatanu. Musenge cyane, mwongeze ibihe byo gusenga, mwongeze imbaraga zo gusenga, kubera yuko Imana yaje. Mwajaga muravuga ngo musingiye twavuge ngiraje ngirihe, none ntimuri kuyibona, se mwayibonye. Nabonye inda zimwe zanda z'abapasitoro bamwe nabonye zatangiye kugenda. Ibi byo byabuze umuceri gwagabanyutse. Isosi boyiro ya buri kanya mwahoraga muranywa yabuze. Musenge, musubira ku gicaniro. Narababwiye ngo muze muyoboke inzira y'ubutayu, muyoboke agasambi. Ibyiza tubikura mu butayu. Ntabwo Imana izigera itererana abantu bayo. Imana yambwiye ngo nimushake muve mu byaha musenge, mukizwe ku gatondo ku kanini murakoze. Yego. Imana iguha umugisha. Ntago byoroshye, intego ubundi niyo gukiranuka. Kubera yuko hari ibintu byinshi cyane nkuko ubivuze, ndimo ndeba nkabona birahinduka. Urimo urareba ugasanga ibintu byose biri ku rwego rwo hejuru. Ejo nari kumwe n'umumotari njya ahantu nari ngiye sanga amafaranga yabaye nk'ayikuba. Umumotari arambwira ngo ntabwo ngo bari kubemerera kubaha litiro irenze imwe, ngo imodoka ngo ntabwo bari kuyirengereza 10,000, kandi ubwo 10,000 ngo ni litiro enye. Ariko uvuga ati aho buna kera ibinyabiziga byikorera ku giti cyabyo cyangwa se bya bene byo bitari ibiri mu masosiyete yo gutwara abantu, ati biranahagarara. Ibi bintu rero mbona ari ugusenga nkuko mubivuze. Igeze mbwira abantu ngo uzajya guhahisha umushahara wawe uri kwiratana, usange nta n'ibyo kurya bigutunze n'icyumweru ukuyemo wirataga ngo ufite umushahara w'ukwezi. Ariko bari kujya bamamagara bakambwira bati ibintu watubwiye nibyo. Niko bimeze. Rero iyi minsi ntago byoroshye, ariko nubwo bimeze bityo turabwira abana b'Imana. Abana b'Imana ntabwo badufite, kubera yuko data niwe uyoboye isi. Njya nkunda kubwira abantu ngo ntabwo bafite bw'ibihe. Niba data ayoboye isi, nta mpamvu nimwe yo gutinya. Ntabwo tugomba gutinya inzara, kubera yuko mu ijuru hari Imana izatugaburira. Yarayimbwira ngo abantu bayo bari gusengera mu kuri no mu mwuka. Yarayimbwiye ngo mbabwira ngo ubwoba ni bushire, musenge, mugumye ku gicaniro, mugumye mushidike umuriro, mwenyagaze musenge. Imana igiye kujira abagaburira mu buryo butunguranye, mugiye kuja murabona amafaranga mu buryo butunguranye. Murye nta kibazo. Ejo bundi mperutse kujya Kigali mpura n'umushumba ntavuze izina hano, muvuze nabamwamamaje. Twigaza dusengana aho ndi umwana, arangije arenga ku nshingano Imana yamuhaye. Bana yari yaramubwiye ngo azavugira Imana, ngo ntazajya mu nshingano z'ubupasitoro ngo ajye mu bushumba. Arengeje azirengaho.
duhurira muri Nyabugogo arambwira ngo umva ubwo nkubonye ngo ndicarana nawe mu modoka ngo ndicarana ngo wongere unsengere ngo uzongere unsengere ngo ndikubona umwuka w'Imana ukiguri umva igihe cyawe carageze Imana iragutabara hariho nabandi bakeneye ubutabazi hariho nabandi bakeneye gusengerwa ntago muzajya munamara gukora ibyaha ngo nimurangize ngo mwitabaze baba nimwataye mu butayu oya musenge mukizwe kubera yuko izo nda zanyu Imana ije kuzinyuraguramo ije kuzinyuraguramo iyi nzara yazanye n'igipimo ariko se wenda mwe muba mufite amakuru iyi nzara abantu bakangaranye bagize ubwoba Imana iri kubabwira ngo iyi nzara izatinda izashira vuba ese bimeze bite izashira ruko abantu bavuye mu byaha arega abantu bakomeje kugira akajagari noneho nkagira ikibazo ese iyi nzara ni igihano buriya cy'Imana ni inkoni y'Imana ni ibisanzwe bimeze gute ni igihano cy'Imana ku banyamasengesho hari abanyamasengesho dufite bahanura ruko bari hari abanyamasengesho dufite bibiryo hari abanyamasengesho dufite babandi bakira amafaranga barangiza bakaja kunywa amayoga bakajana mu buraya weho uri gusenga Imana ngigutabare yagukubita miliyoni 2 ukatangira ugasohokera igisenyi ukajya ku mazi ku mucanga ukajya kwivuruguta ukajya kwivuruguta gamara gushira ngo ndasubira ku muhanuzi runaka Imana yavuze ngo ije guhura namwe ije guhura namwe ije kubashira ku munzani kandi umunzani yagubashizeho Imana mwarayirakaje murayibabaza ubwo se oya reka tuvuge ko abari abantu bari hanze kira gihugu cyo hanze muri Amerika twaraga turababwira ngo nibasenge Imana ije kuhanyura ngije kuhatambuka ese hari kuhatambuka birenze ibingizi ntambara ziriyo kandi koko wahora kubivuga ati Imana iratambutse mu ibyo bihugu bikomeye cyane none dore Imana irahanyuze isi yose irahubanganye ihuye n'ibibazo none se koko ariko iconzi cyo reka mbabwire mwebwe muri ibyo bihugu mbwira n'umuyobozi uyoboye ico gihugu cya Amerika nabo nagendere mu nshingano Imana ishaka kuko natagendera mu nshingano Imana ishaka Imana ije kumukubita kandi izamukubita kandi imara kumukubita imukura no kungoma se ubundi ko ibi byose ari trap numva bitseho wambwa niyo musenga Imana ivuga iki kuri trap nadakizwa ngakizwa ku gato no ku kanini Imana ije guhura nawe kandi nimara guhura nawe izamukura no ku butegetsi shireho undi ubu se kubwira president uyoboye Amerika ngo nakizwe wagize ngo byapfa kwemera n'aba president bari hasi ye ntago bakwemera gukizwa hari Imana igicisha abantu bugufi bagakizwa dufite umugabo witwa Yesu uyoboye uriya mugabo wo hejuru azamucisha bugufi akizwe azamucisha bugufi akizwe ntabwo ari hejuru y'Imana Imana niyo yatumije abaho kuko iyo Imana idatuma abaho ntago bahagaze imbere y'abantu ayoboye mwakira gihugu ico nakizwe ntabwo ari hejuru y'Imana akizwe ku gatondo ku kanini akizwe ku gatondo ku kanini asengere mu kuri no mu mwuka kuko Imana yizaza kandi niza ntabwo izatinda uvuze gusenga kwa president wa Amerika arega barabagira n'izindi Imana basenga zitari Imana barazifite ariko n'abantu bari muri ibyo bihugu basenge bamusengere bapfukame kubera yuko umuntu wese na neza isaha Imana iracabivuga umuntu wese uri muri ibyo bihugu by'Uburayi wagezeyo yarangiza akagoma akajya mu businzi akajya mu busambanya akajya mu kuroga uwo azasubirayo yaturutse reka hamare kuba umutekano urebe ko benshi batagiye kugaruka iyo bagiye baraturuka reka
bagiye kugaruka kubera yuko bagiye mwabira bihugu ari Imana ibajanyeyo bagezeyo baragoma ntibakora ibyo Imana ishaka ariyo mpamvu bateje akagisi ubwo bivuze ngo nabo babifitemo uruhare cyane ibyaha byamaze kuba byinshi aho umuntu asambarira ku muhanda aho umuntu agera mwabira bihugu amaze kugira amafaranga kumva yuko mugenzi we atabaho agashaka kumuroga abantu umusenge yemwe abantu muri Canada yemwe abantu muri Australia muri Amerika muri mu Burayi musenge mupfukame mukizwa ku gatanda ku kanini musenge mukizwe ku gatanda ku kanini kubera yuko Imana iraje nta mikino ifite icyo twabwira abantu njya nkunda kuvuga ngo niba Yesu atinze urupfu rwo ntabwo rutinze niyo mpamvu iyo tubwira abantu gukizwa ntabwo aba ari ukubabwira ikintu kibi kuko gukizwa ni inyungu zawe uba uteganyirije ubugingo bwawe ko byanga bikunda nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima kandi ku muntu wese utarabashije kuba maso ngo yakire agakiza yirinde ibyaha n'ibisa nabyo ishyano rizamugwira ishyano riramutegereje niyo mpamvu rero tubwira abantu ngo nibakizwe kandi gukizwa ntacyo bitwaye ubwo se kuba reka nkubaze ikibazo kuba udafite inda nk'iz'abandi bagabo bari ibirayi ni ukuvuga ko wabuze ibyo kurya reka abantu batureberaga ku nda zacu zafashe ku mugongo twabuze ibyo kurya ntabwo twabuze ibyo kurya ntabwo byabuze ibiryo bike amasengesho menshi cyane ntabwo byoroshye ibiryo bike amasengesho menshi musenge kubera yuko imvura iraguye inyagiye abantu benshi abantu musenge muve mu gakungu muve mu kajagari musengera mu kuri no mu mwuka abantu benshi bari kumenyera Imana abantu benshi bari gukinisha Imana kandi ikintu nabonye Imana yacu yo mu ijuru Imana yacu nta santima igira nta marangamutima igira waba uri umusore mwiza waba uri umukobwa mwiza waba uri umugabo w'igikwerere mwiza iyo yavuze ngo urapfa Imana yemera ko umugore atwita umwana akamara mu nda amezi 9 yamara kumukubita hasi agahita agenda ni gute abantu bagumije kumenyera Imana uvuza akantu hari umubyeyi nzi uwo mubyeyi yari amaze igihe kinini yarabuze umwana noneho mu minsi ishije aza kubona umwana noneho wa mwana amaze kumubona kandi rwose ageze mu zabukuru pe ni nk'Imana yari iciye akayira wa mwana amaze kuboneka mu minsi mikeya wa mwana baramuroze abarapfuye mu by'ukuri rero ndibaza ngo uyu mubyeyi koko ko yubashye Imana kandi koko pe yagiye ni umuntu ukorera Imana ariko dore iramuhaye yaramwimye ariko iramuhaye baye nk'imuremba nta nundi ateze kubona kuko ageze mu zabukuru keretse Imana wenda niyo ikora ibyayo ibishatse yabikora narindira isezerano na Sara yararindiye Sara se wabyaye akuzera na Sara yarabyaye nta wamenya kubera yuko ibintu Imana itugambiriraho byo ni birebire buriya ari n'akandi kantu nibagiye guhereza ababyeyi hari ababyeyi nshaka guha message
hari ababyeyi nshaka guha mesaje bayumve, wantera amabuye ngo ndacara umukobwa ntacyo birantwara, ntabwo birambuza kuba umukobwa, ngo njye ndi umukobwa wa Kirisitu. Ikintu Imana yambwiye nzajya nkivuga. Imana yambwiye ngo mbwira ababyeyi, hari ababyeyi bari kugira imbyaro 3, bamara kugira imbyaro 3 bakaje ngo kubikishanya ababyeyi ngo ntibazongere kubyara. Imana yambwiye ngira ababaye, ngifite agahinda n'umubabaro. Umunsi yaje kukunyaga nawe ufite wishingikirije, bizagenda gute? Ubyaye 3 uri mu nzu yawe, ntabwo uri mu ikode, gushaka kugenda kwa muganga ngo nyababyeyi bayubike ngo ntuzongere kubyara. Ico kintu Imana yacitegereje irangije irababara, yarayigeretse ababyeyi bari kuja barabyara, bamara kubyara yagira nk'imbyaro 3 yarangiza akajya kubikisha nyababyeyi. Ico kintu Imana yacitegereje irababara, irambwira ngo bamwe bagiye baricira abana mu nda bajya muri za onapo, ariko yongeye irambwira ngo ibagarutseho kubera yuko mwana gumije kuninira umwuka w'Imana, mwagumije kuninira ijwi ry'Imana ngo ntago turagumya kubyara, ngo ntago dufite ibyo kuba. Ariko Imana iba yatumije ubyara uwo mwana akabaho, hari abari kuba byara bagapfa. Mbesira uriya mubyeyi uherutse gukoresha impanuka umugabo we agapfana n'abana be, yigira ngo uriya mubyeyi wenda ngo yagiye muri onapo cyangwa yagiye gucurikisha nyababyeyi, ntago tubizi. Ntiyaragiye gusigarira aho ngaho. Mwatekereza yuko Imana idatekereza nkamwe, itareba nkamwe? Uri umubyeyi ubyaye 2, ubyaye umwana umwe ugiye kubikisha nyababyeyi. Imana igiye kuzana ibyorezo, hari ibyorezo bigiye kuzana mudasenga, muracafite akaga n'ukuri kw'Imana. Imana yambwiye ngo muve muri ibyo musenge. None wagiye kuyubikisha ejo urabura gutaka ngo bagusengere ngo wabaye kanseri yo mu nda, ari wowe wabiteye. Hari urukubyara umwana umwe Imana ikamwisubiza agasigara kuri wo mubyeyi agere kwihangana uko asenge, arindira Imana asengere mu kuri no mu mwuka, agumye ku kirindiro, agumye ku gicaniro. Ariko abantu kuri abantu nimushake mwitonde musenge, muve muri ibyo. Abandi bitwaje abagabo bari kubabwira ngo nimutaje muri onapo ngo sindongera ngo ntago urongera kongera, abayera gushatse rero kugira ngo mubyare. Kuko ico kintu Imana iri kukibara, iri kukibaraho, iri kubabaraho umugayo mwinshi cyane, kubera yuko nukuri ibi byaha abantu bagumije gukora nibyo biri kutuzanira akaga. Aho ko abantu baza tugahuriza hamwe, tugahuriza ku mugozi gumwe, tugasenga Imana, mukava muri ubwo busambanyi, mukava muri ako gakungu, mukareka kubikishizo za nyababyeyi zanyu ngo mutogera kubyara. Ejo bundi uri gusenga ngo Imana iguhe umugabo wari ufite, ibaze nkaho wagiye urashaka ufite nka 40, ufite 38, uri gusenga ngo Imana iguhe umugabo, none umugabo iramuguhaye, ubyaye 2 ntangura intuzura yubikishije. Imana ije guhura nawe. Murakoze. Ntago byoroshye, ariko nyine bakubwira yuko ibi hari bibi, inzara. Nubundi se ko numwe ari oya, inzara yo numwe ari gusonza rero aravutse ari umwe. Ajye wari uri kuvuga ngo abantu bapfuye ngo ari bangahe? Ahantu ntuye hapfuye abasore 4. None se bapfiriye umunsi umwe? Umwe bavuye kubushingura, abandi barategereza kubera ko bari ku marimbi, nuko nyine. Kandi ngo bikaba biri kuvuga ko ari inzara ibisha. Hariho n'umusaza wapfuye we rukubana inzara pe. Ntabwo byoroshye. Rega witwa Riziki niba wigaza hanura mbere ibintu bya social media byari bitaramamara, arahanura avuga ati inzara izaza mu gihugu
ku buryo umuntu azajya yayura urwasaya rukagendanirako. Bamutera ibyatsi, bamutera amabuye, ariko nyamara ibi byose ni ibimenyetso, ni ibimenyetso. Abantu nimureke dusenge, Imana izatugirira neza. Kandi nk'uko bimeze, tubwira abantu ngo bave mu byaha bakize ubugingo bwabo. Kozi y'Imana ntago tuvuga ibintu byinshi, reka tugusabe usenga Imana. Ariko utarasenga Imana watanga nimero ya telefone, hari abantu bajya bashobora kugukenera, ukabaha nimero yawe ya telefone ukayivuga kabiri witonze, umuntu wese akayumva. Nubwo bimeze gutyo, abakozi b'Imana ntabwo abantu bose ariko batwanga, hari abatwemera. Hari abatwemera cyane rwose. Hari nk'umuntu twazanye ndi kuza, yarari kumbwira ngo rwose ngiriya shene Amakuru y'Ijuru TV nubwo abantu batayireba ariko turayikunda, igira ukuri kwinshi. Navuga ati Imana iguhe umugisha. Ari igihe umuntu avuga nabo gahita ngo yaba nta n'agakiza afite, agakiza gahita kazira ako kanya. Imana ishimwe. Nukuri mwumva, aba gukizwa bazakizwa, abatarabukizwa barorera. Abantu bari bagakwiye bakareka tugasengera igihugu cy'u Rwanda, tugasengera n'umuyobozi wacu kiyoboye, tukamusengera Imana ikagumbye ikamurinda ikamubeshaho. Kubera yuko iki gihugu cyacu rega gifite umutekano, tugomba kujya turamusabira umugisha akagumya kutubera ijisho pe. Hari impamvu Imana yamushizeho, abantu nibamureke. Abantu bareka duhurize hamwe dusenge, dusengera mu kuri no mu mwuka, tuvugisha ukuri. Mugani gwe niwe wavuze ngo ibi bintu byo gusenga abantu babigize business, insengero zabaye business. Wari warigeze ubona mbere abantu bagifite umwuka w'Imana? Wari warigeze ubona insengero zifunga? Insengero ntizifunzwe ariko abantu babivangavanze. Weho ukodesheje ahantu uhise wagira urusengero. Bose bagize ngo aba bantu bari gukora ibyasi, wubatse inzu ugahita upasuramwo ibyumba ukagira urusengero. Bagize ngo aba bantu se batumije dutinda mu bukode. Ariko Yesu aje kugurura amarembo, abantu bari gusengera mu kuri no mu mwuka. N'ukuri Yesu aje kubakura mu bukode. Ejo munenzo mvura kumamagara ngo ndi guparika imodoka yanjye mu gipangu. Vuba cyane, kandi uzayiparika mu kuri kw'Imana. Maze iminsi ndi kugira amayereko, amaze iminsi mu ishamba ndi gusengera abantu. Imana ishimwe. Maze iminsi ndi gusengera abantu b'Imana. Imana ije kugurura amarembo. Hari abantu Imana ije kugurura amarembo, ije kuzahura. Maze iminsi ndi kwibaza impamvu yaguhaye perimi idashaka kuguha n'imodoka. Yabari rukumbwira ngo ya perimi ngo ninyibereke, noneho ngiye ntabwo nawe nayigendanye, ariko noneho uyu munsi nayigendanye kwe. Arega abantu, hari abantu harya bemera ngo ari uko babonye. Yewe tuba dufite ibyangombwa byose byuzuye, tuba dufite irangamuntu na perimi. Rwose dore nukora abantu ntibayirebe, dore ngiyi ngiyo perimi n'irangamuntu yanjye. Dore ngiyi rwose Imana yivuze turi gusenga, iravuga gitanze perimi. Ubwo rero n'igikurikiye kigiye kuzaboneka ndabizi. Yaravuze ngo abantu bari gusengera mu kuri no mu mwuka. Ejo bundi hari umutipe uherutse kugenda twarasenganaga Imana ikamubwira ngo ugiye muri Amerika. Dore ngubu ni yari ubu yaragiye, ari mu emva yaragiye. Ubwo rero Imana yacishije ivuga ibintu yarangiza ikabisohoza. Abantu mureka dusenge. Kuba wicaye muri Amerika n'Imana yatumishije aye, kuko itagucira inzira ntago uba waragiye. Hari abantu na n'ubu bari mu nkambi batari bagenda, bavuzwe yuko bazajya muri Amerika batari bagenda, barangije n'imyaka 10 batari bajyayo. Ubwo rero wewe wagize amahirwe yo kugerayo, ugumye usenge Imana uve mu byaha. Ubwo rero iyo modoka ugiyibohoza ko ndi gusengana. Ngaho rero senga Imana. Ndabona n'ikirere nacyo gitangiye kuzana ibibazo,
ibiganiro byacu ni akagaruka. Data wo mu ijuru abaho umugisha. yego Ni karibu no gusenga Imana. Mana yacu, Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, tugushimye kuri umukozi w'umuhanga, tugushimye kuri urangiza rwa burundu, tugushimye kuri Imana yihagije, tugushimye kuri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Nyaguha ku ngoma Imana, turasenza turi muri ubu butayu, turasenza kugira ngo ineza yawe igaragare ku bantu bazakurikirana ubu butumwa, ineza yawe igaragarire ku banyarwanda, ineza yawe igaragarire ku bantu bari hanze, ineza yawe igere Yesu Kristo, ineza yawe igere mu bayobozi, igere mu bantu batemera Imana bakizwe. Bevosanse de keri yatse nevosayini, uri Imana ishoboye byose, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'amahoro, Mwami Imana Nyiringabo. Ndasenze kugira ngo imbabazi zawe nyinshi ziza ku mugaragu wawe, azagumya gukorera kugira izina ryawe rihabwe icubahiro, uzamurinda gucogora. Abagabo benshi baracogoye, abagabo benshi basubiye inyuma, uzamurinda gusubira inyuma. Izina ryawe nirihabwe icubahiro, Mwami Imana Nyiringabo. Hawanyurutse abantu bafite indwara za kanseri bari hanze, ndasenze kugira ngo izo kanseri zihagarike mu izina rya Yesu. Wanyurutse abantu bafite uburwayi bwanze gukira mu Rwanda, ndasenze kugira ngo uburwayi buhagarike mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami Imana Nyiringabo, urakoze kuri kumwe natwe, kandi urakoze kubyumvishe, kandi urakoze kubikoze ku bwa Yesu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Yego.